mbere na mbere reka mbanze mbasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza bitewe n'ibice by'isi murimo bigiye bitandukanye. Ndagira ngo byamaze kwemezwa 100% ko zimwe muri antidote cyangwa se mu nkingo zarekuwe muri COVID-19 zamaze guhitana abantu cyangwa se muri bamwe biteje izi nkingo. Bivugwa ko bamwe bakomeje kugenda bicwa na zimwe mu nkingo batewe bitewe nuko bavugaga ko barimo gukingirwa iyi ndwara cyangwa se iki cyorezo cya COVID-19 cyakomeje kugenda kiza kikica abantu. Ndagira ngo mu mwaduko cyangwa se iki cyorezo kikiza mu mwaka wa 2019 mu byukuri byumvikanye ko benshi bahawe akato abandi bajya muri guma mu rugo bitewe nuko bivuga ko iki cyorezo mu byukuri ngo cyari kirimo guhitara abantu kugira ngo bahereze amahoro cyangwa se kugira ngo harindwe bamwe mu bantu bari kwicwa n'iki cyorezo bamwe bashyizwe mu rugo ikizwe nka guma mu rugo. Aka kanya byamaze gutangazwa ko iki cyorezo cya COVID-19 cyamaze guhitana abantu bagera ku gihumbi bose bakaba bamaze kuba bakicwa na zimwe mu nkingo batewe kuva uyu mwaka watangira ku itariki ya mbere y'ukwa mbere kugeza muri uko kwa kane nyine. Bivuga ko mu byukuri ngo icyorezo cyakomeje kugenda gihitana abantu bitewe n'inkingo za hato na hato bakomeje kugenda bategwa. Ndagira ngo kujya dukomeze n'iki kiganiro ngiye gukumvisha amwe mu majwi yamaze gusohoka cyangwa se amwe mu majwi yatangajwe na Donald Trump agaragaza ko hari bamwe mu baganga bagomba gushyirwa muri yombi cyangwa se bagomba gutabwa muri yombi bitewe nuko ngo bikomeza kugenda byumvikana ko barekuye inkingo zidafite ubuziranenge ariko babeshya bamwe mu batewe izi nkingo ko ari inkingo zigomba kubarinda. Ndagira ngo ariko kandi Donald Trump amaze gusura amagambo ateye ubwoba cyane, amagambo yakomeza kugenda agaragariza abisi bose cyangwa se abatuye isi bose kugeza kuri aka kanya byumvikana ko hari bamwe mu biteje izi nkingo bakomeje kugenda bahitanwa n'iki cyorezo cya COVID-19. Ibi kandi bikaba n'ikibazo gikomeye cyane, abantu benshi barakomeza kugenda bibaza impamvu zimwe mu nkingo batewe mu byukuri zakomeje kugenda zigira ingaruka cyangwa se zibafegita nyine zigakomeza kugenda mu byukuri zizamura cyangwa se bafite antidote mu mubiri ziteye ubwoba cyane. N'amagambo ateye ubwoba cyane ngira ngo twumvire hamwe yakomeje kugenda atangazwa na Donald Trump agaragaza ko iyi COVID-19 ari ikintu kidasanzwe cyangwa se ni bimwe mu bya bikomeza kugenda bivuga ko byakozwe muri iki kinyejana. Ndagira ngo bimwe mu byatangajwe kugeza kuri aka kanya tubibagezeho cyangwa se mu byukuri amwe mu majwi yatangajwe na Donald Trump nyakumvishe kugira ngo mu byukuri uze kumva uko uburemere ndetse n'ingaruka bikomeza kugenda byumvikana ko zimwe muri antidote cyangwa se mu nkingo zatewe abantu byakomeje kugenda byumvikana ko bamwe mu bantu bari kugenda bapfa gahoro gahoro ariko bagapfa batazi kiri kubica. Kuri aka kanya ndagira ngo hari benshi bakomeza kugenda bagira ibibazo byo mu mutwe byamaze gutangazwa n'amabanga yasohotse mu bitaro bya Los Angeles bivugwa ko ngo hari abantu bakomeje kugenda barwara cyangwa se bakagira ibibazo byo mu mutwe hato na hato bitewe n'izi nkingo za COVID zakomeje kugenda zihabwa bamwe mu bantu ariko kandi ngo zigakomeza kugenda mu byukuri zibafekita mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bamwe ngo bakaba batangiye kurwara uburwayi bwo mu mutwe bitewe n'izi nkingo za COVID-19. Ndagira ngo utege amatwi aya magambo yatangajwe na Donald Trump. And I think we have some great things to talk about. I'll start by discussing the Federal Reserve. As you know, it just happened minutes ago, but to me it makes me very happy. And I want to congratulate the Federal Reserve. For starters, they've lowered the Fed rate from what it was, which was 1 to 1.25, and it's been lowered down to 0 to 0. Ibi nanone byaturutse ku bantu bakomeza kugenda basangwa mu bitaro muri Los Angeles. Ndagira ngo nyine batuye muri Leta Zunze za Amerika mwakomeje kugenda mwumva amakuru yakomeje kugenda atangazwa ku bitangazamakuru byo muri Leta Zunze za Amerika bikomeza kugenda bitangaza ko hari bamwe mu bantu bakomeje kugenda bajyanwa mu bitaro ariko kandi bagapimwa bakabura indwara. Ariko none ngibi byakomotse kuba ngo hari umuganga waje kuvumbura ibanga rikomeye cyane. Bimwe mu byakomeje kugenda bitangazwa ngo hari amabanga yamaze kujya hanze y'ibitaro byasohoye zimwe muri izi nkingo zatewe abantu muri COVID-19. Ndagira ngo ku mwaduko w'iki cyorezo benshi bakomeje kugenda bashishikarizwa guterwa izi nkingo kugira ngo bemererwe gukora ibikorwa byabo. Ariko kandi ibitaro biratangaza ko nubwo ngo byakomeje kuba byajya hanze cyangwa se amabanga yabo yamaze kujya hanze, biravuga ko nta muntu n'umwe twateye urukingo cyangwa se nta gihugu na kimwe twahaye inkingo kitarigeze kisinya cyangwa se cyemeze ko kigiye gufata izi nkingo nyine zikingira bene gihugu bacyo. Ibi nanone biraza guturuka kuri hamwe COVID kimara kwaduka benshi bakomeje kugenda mu byukuri biteze izi nkingo ndetse bamwe mu bakoze izi nkingo bakomeje kugenda bagurisha inkingo zabo zikagurwa ntizikurwa ku isoko ry'umurimo nyine. Ndagira ngo izi nkingo zaraguswe cyane, ni zimwe mu nkingo mu byukuri zabonye isoko kuva nyine ibyorezo byabaho cyangwa se ibyorezo bikomeza kugenda biba. Benshi mu byukuri bagaragaza ko izi nkingo ari zimwe mu nkingo zakomeje kugenda zigurwa abantu nyine bakazigura nk'abari kugura amasuka ku isoko ry'umurimo. Ariko kandi amabanga akomeye cyane ngira ngo kuri aka kanya maze gutangazwa byamaze kujya hanze ibitaro ndetse kandi byamaze gutangaza ko hari amwe mu mabanga agomba kubwirwa
bamwe mu biteje izi nkingo. Aka kanya ushobora kuba uri kunyumva nawe wariteje inkingo cyangwa se rumwe mu bafashe izi nkingo za COVID-19 kubera ko byamaze kwemezwa ntabwo bikiri ibanga, ariko kandi ngo n'amabanga akomeye cyane yamaze gutangazwa kuri aka kanya, yamaze gushyirwa hanze n'ibitaro bikorera muri Los Angeles. Ndagira ngo abatuye California mwakomeje kugenda mubona bamwe mu bakomeje kugenda bagira reaction cyangwa se mu by'ukuri bagira ibibazo byo mu mutwe bagashyirwa mu bitaro, ariko kandi bagasuzumwa, bapimwa, bakabura indwara. Ahanini byakomotse kuba ngo bariteje izi nkingo za COVID-19, ariko kandi ngo hakaba hari n'abantu bakomeje kugenda bicwa n'izi nkingo ariko ntibamenye ko bari kwicwa n'izi nkingo, bakajyanwa mu bitaro bakabasuzuma bakabura indwara. Ariko ngo hari ibanga rikomeye cyane bamwe mu baganga bari ku izi nkingo cyangwa se muri bamwe mu bakoze izi nkingo, ahanini bigaragara ko hari kampani z'abakire z'abaherwe bakomeye cyane ku isi bakomeje kugenda bagaragara mu bafatanya bikorwa b'izi nkingo cyangwa se mu by'ukuri mu bashyize hanze izi nkingo kugira ngo mu by'ukuri bazigurishe nyine biyungukire cyangwa se babone amafaranga. Amabanga yandi yakomeje kugenda atangazwa kuri aka kanya, kimwe mu kintu gikomeye cyateye ubwoba isi ndetse kandi isi yakomeje kugenda itungurwa cyane no gusanga bamwe mu baherwe ba mbere ku isi batunze amafaranga menshi ari bamwe mu bihisha inyuma cyangwa se ni bamwe mu bafatanya bikorwa bashyize izi nkingo za COVID-19 ziri kumara abantu. Kuri aka kanya bivuga ko witwa Birikuba kuri aka kanya nawe ari gusangwa muri kesi yabashyize hanze izi nkingo. Ngo ikintu gikomeye cyane, umwe muri Tesla cyangwa se mu bafite uruganda rukomeye cyane muri Leta z'Ubumwe za Amerika, uyu nanone baramuzi witwa Elon Musk. Kuri aka kanya mu by'ukuri ni umwe mu baherwe ba mbere bari kubarirwa mu miliyari cyangwa se mu bafite amafaranga menshi kuri iyi si. Bivuga ko mu by'ukuri anafite inganda zikomeye cyane za Tesla n'izindi zikomeye cyane zikomeza kugenda zimwinjiriza amafaranga. Ariko ngo bimwe mu byatangaje bikanatungura isi ngo ni ugusanga bamwe mu baherwe bakomeye cyane cyangwa se mu bamwe mu bakire batunze amafaranga menshi cyane kuri iyi si ngo basanzwe mu bihisha inyuma, ndetse kandi ngo bakaba na bamwe mu bafatanya bikorwa bakomeye cyane mu basoye cyangwa se mu bagize uruhare mu gusora izi nkingo zirimo kumara abantu kuri aka kanya. Izi nkingo ku isi zaraguzwe, nta gihugu na kimwe uretse ibihugu nakomeje kugenda muri ku rutonde bigera kuri 3 bitigeze byiteza izi nkingo, ndetse kandi bikaba ari n'ibihugu bitarigeze byemera ko iki cyorezo cya COVID-19 kibaho cyangwa se cyanigeze kubaho. Ibihugu uretse ko ari byo bifite amahoro kuri aka kanya, ariko ngo birumvikana uretse ibihugu 3 ku isi byonyine byihakanye iki cyorezo, ariko ngo isi yose mu by'ukuri kuri aka kanya iri mu bibazo bikomeye cyane, bitewe nuko hari bamwe mu bakire basoye izi nkingo mu by'ukuri kugira ngo babone amafaranga, ariko ntibite ku buzima bwa bamwe mu batuye isi. Kuri aka kanya biri kumvikana ko zimwe mu nkingo bakoze zamaze guhitana abantu cyangwa se ziri guhitana abantu, ndetse California ho byamaze gutangazwa ngo 15 bamaze kwicwa, ariko kandi basuzumwe nyuma baza gusanga mu by'ukuri ngo ni izi nkingo cyangwa se mu by'ukuri antidote zakomeje kugenda zizamuka cyane. Nyine byumvikana ko rate cyangwa se igereranya ryakomeje kugenda riba ryinshi mu mubiri, bikabyumvikana ko izi nkingo zirimo kwica abantu kuri aka kanya. Amabanga yamaze gutangazwa rero mu by'ukuri n'ibitaro bikorera muri Los Angeles, bivuga ko mu by'ukuri ngo hari amwe mu mabanga yamaze gutangazwa agashyirwa hanze, ndetse Donald Trump umwe mu bayobozi bivuga ko ngo ari abayobozi b'ibitugu ngo nawe yamaze kugaragaza ko bagomba gutangariza abatuye isi mu by'ukuri ingaruka zigomba kubagirwaho mu gihe biteje izi nkingo. Muri California umuganga umwe yasohoye amabanga akomeye cyane kugeza kuri aka kanya ashobora no kuza kumwicisha, bitewe nuko ngo uyu muganga yararambiye kuba yabika mu by'ukuri ngo amabanga akomeye cyane cyangwa se kubona abantu batuye isi bakomeza kugenda bapfa buri ko bwije nuko bucye, ariko kandi ngo abona ngo cyangwa se azi ikiri kuba mu by'ukuri kisha inyuma kiri kwica bamwe mu bantu mu by'ukuri batuye isi kuri aka kanya. Uraza kuba wasanga hari abantu nyine bakomeza kugenda bagira ibibazo byo mu mutwe, ugasanga stress za hato na hato hano mu Rwanda birumvikana ko hari bamwe mu bantu mu by'ukuri bakomeza kugenda barwara depression. Ubundi depression yari indwara mu by'ukuri yarwaga donc yagirwagaho n'abazungu cyangwa se ni indwara yarwarwaga n'abazungu, ariko kandi iyi ndwara mu by'ukuri ngo byamaze kumvikana ko ari indwara ikomeje kugenda ifata bamwe mu batuye u Rwanda cyangwa se mu by'ukuri n'abaturage b'u Rwanda bakaba bamaze kugerwaho n'iyi ndwara cyangwa se indwara ya depression ifatwaga n'abazungu. Kuri akanya biri kumvikana ko iyi ndwara byamaze kwemezwa ko yamaze kwiharira cyangwa se yamaze kugera muri Afrika. Ikimara kugera ku mugabane wa Afrika, benshi bakomeje kugenda bagira ibibazo byo kwiyahura. Ubundi twari dusanzwe tuzi ko benshi mu biyahuraga baturukaga muri biriya bihugu byiteje imbere. Nyine usanga umuntu ari bufite imitoto n'umuhimbo mu by'ukuri yamara guhaga akahita asimbuka etaje, ariko kuri aka kanya urabona ko guturuka mu mwaka wa 2019 kuzamuka kugira muri 2020 mu by'ukuri impfu z'abantu biyahura zakomeje kugenda zizamuka cyane. Ubwo ngubwo amabanga yamaze kugira hanze ndakomeza kugenda bakurikirana.